Hello, nongeye kubasuhuza mwe mwese mukomeza kudukurikirana umunsi ku munsi, haba bari mu Rwanda, hanze y'igihugu ndetse n'ahandi hatandukanye. Wibuke gukora subscribe ku muntu utarayikoze, ukore ku nzogera kandi umene ibitekerezo byawe kugira ngo mbone uko nzajya mbagezaho ibiganiro umunsi ku munsi. Rero uyu munsi nk'uko nyine nabemeje ko nzajya mbagira inama, nkababwira ko bimwe na bimwe ukeneye kungisha inama ngomba kuba nayimugira. Hari umuntu wangishije inama arambwira ngo akeneye kumva inama zacu, arananiwe, ararushye, araremerewe kubw'ikibazo yahuye nacyo, kuba yarashatse umugabo azi neza ko hari ibyo bazajya bakemura, hanyuma yaza kugeraho agasanga umugabo yashatse byinshi. Muri iyi nkuru reka mbibagezeho mu kanya. Agira ati nakundanye n'umuhungu n'umusore w'imyaka 35 y'amavuko. Hanyuma ubwo twamaraga kuba twakundana, njyewe ubwanjye twakundanye mfite abandi ba boyfriend nakundaga ku ruhande, ariko kubera yuko bamwe muri abo ba boyfriend nta n'umwe wamaga igitekerezo cy'ubuzima, nafashe umwanzuro wo kuba navuga ngo reka mbane nawe, kuko nubwo byari bimeze gutyo, nubwo twari turi kumwe, twajyaga rimwe na rimwe turyamana, kenshi na kenshi nkaryamana nabo, ariko nyine nanjye naje kuba nafata umwanzuro ndavuga nti reka mbane n'uyu musore. Twasenganaga mu itorero rimwe, twaranaririmbanaga, hanyuma dupanga umushinga w'ubukwe. Ubukwe burakomera, tujya muri famiye, batwemera ko tugomba kuba twabana. Nyuma yo kuba twabana, hanyuma nyine ubukwe buraba, baradushyigikira, imiryango iradushyigikira, n'ukuri twakoze ubukwe bwiza. Gusa icyaje kuba cyambabaza ni kimwe, twageze mu rugo umunsi wa mbere turaryama, mbona ko nyine wenda ari umunaniro w'umugabo, ndamwihorera. Hanyuma umunsi wa kabiri turaryama, ntangira kuba nagira mu rwikekwe cyane, ntangira gutekereza cyane, ndamubaza nti se chérie, kubera iki ntacyo uri kwibwira kandi waransezeranyije ko tugomba kuba twabana akaramata? Namwe murabyumva, nk'umuntu wari ufite gahunda nzima, njye numvaga ko igikorwa tugiye kuba twakora ari igikorwa cy'abantu bakuru kuko. Hanyuma icyaje gukurikiraho, njyewe nahise ko nyine mubwira ni chérie, ndambiwe, njye nawe twasezeranye iki? Twasezeranye ko tuzabyarana, tukaba twagira umuryango ufatika. Hanyuma yansubije mu ijambo agira ati basi tuza gato nkubwire impamvu nakuzanye. Nagiraga ngo umuryango wanjye, famiye zanjye, inshuti zanjye zibone koko ibyo bavuze bitari byo. Ariko njyewe rwose kuva nava mu nda ya mama ntabwo ndakora imibonano mpuzabitsina. Kuri ubu ngubu njye navutse ndi ikiremba. Impamvu nakuzanye rero kwari ukugira ngo nikize imiryango yanjye, kuko bari bamereye nabi. Imiryango yanjye yari yarampagurukiye, inshuti n'abavandimwe barampagurukiye. Rero ni muri ubwo buryo nakuzanyemo. Nakubeshye rwose, njye rwose ibyo ntabwo nabishobora, kuko ubuzima bwanjye ntabwo ari buzima. Inshuti zanjye, nahise numva umutwe, numva birazubanganye, numva sinzi ukuntu mbaye. Ndatekereza nti se nsenye nta n'ukwezi kurashira, ese mbigenze gute, ese nifate gute, mbyira umwifato umeze gute? Byaranshanze, birandenga, mbura icyo gukora, mbura icyo gufata. Ndamubwira nturi umugome, kubera iki wemeye ko tubana? kuko ari njye wahisemo ko twabana ubizi neza ko utari muzima. Inshuti yanjye, biragora, murabizi namwe, kuba nari narabanye n'abandi basore byarangoye cyane, na n'ubu ngubu bikingoye. None ikintu nagishaga inama, ese nkomezanye nawe ariko nzajya muca inyuma? Ese nake gatanya? Ese uyu mugabo tuzabana tutazigera tubyarana, tukabana tutazigera twubaka umuryango? Ese nicyo kintu ndi kwibaza. Njye nagishaga inama, mbikore gute, mbigenze ne? Niyo mpamvu nazanye iki kibazo, kugira ngo buri umwe wese uri bwumva iyi nkuru abashe kuba yagira uyu mwana w'umukobwa inama, amugira inama, amuha inama zifatika, amuha inama y'uko yabigenza. Rero nimba wakurikiranye inkuru neza, duha igitekerezo muri comment, kandi wibuke gukora subscribe niba utarayikora, wibuke gukora ku nzogera kugira ngo notification zose nzayankugezaho zigeze